umuntu ufite Imana ya Yakobo umutabazi uzamurengera iyo hahiga umuntu we ufite Imana ya Yakobo umutabazi uzamurengera hahiga umuntu ufite Imana ya Yakobo umutabazi uzamurengera mu makuba hahiga umuntu we ufite Imana ya Yakobo umutabazi izamurengera mu makuba. Haleluya, haleluya. Turagushima Mana, ugira neza, tushima ineza yawe, urukundo n'imbabazi zawe kuko uri Imana ihoraho. Shimwa kandi ushyirwe hejuru, nta wundi wasa nawe kuko uri Imana ikomeye. Hahirwa umuntu ugufite nk'umutabazi kuko uzamurengera. Haleluya. Murakoze nshuti bakunzi bacu, bakunzi b'ikiganiro ijwi rihumuriza. Ndabakunda kandi ndabakumbuye, nongeye kubaramutsa cyane. Muraho neza kandi ndabashimira n'ukuri, banabonye ko mwankurikiye, ndabashimiye. Nshimye ko munshyigikiye. Haleluya. Imana ibaha umugisha n'ukuri, muranshyigikira, muri beza. Ntago ari njye mushyigikiye gusa, ahubwo mushyigikiye Kristo, mushyigikiye Yesu. Reka rero mbashimire nanjye kuko ndabakunda kandi ndabishimira cyane. Ndabakunda mbikuye ku mutima kandi ndabakunda pe. Reka uyu mwanya rero dutangire nk'uko bisanzwe dusenga, hanyuma dusomane ijambo ry'Imana kugira ngo tujye tubona uko turisengeramo. Kandi nakunze kubabwira ngo uyu mwanya wo gusenga mujye mubana nanjye dusengane, nakagahe Imana iduhaye kugira ngo tujye tubasha gusenga. Ahari ijambo dusoma urarizi uburisobanukiwe, ariko reka tujye dufata umwanya wo gusenga, tube imbere y'Imana dusenge. Reka dutangire rero. Murakoze Data mwiza uri mu ijuru, uhoraho kandi ushobora byose, twongeye kugaruka imbere y'amaso yawe. Ndaje n'ubwoko bwawe bunkurikiye Mwami, n'ukuri reka utugirire neza, reka ubane natwe, reka udushoboreshe. Reka abaja n'abajakazi bawe bumvira ijambo Kristo. Reka Data gushyigikirana kwabo, Uwiteka Nyiringabo, kuko iri jambo riba ryaje ari irya benshi. Ndakwinginze rero ngo iri jambo rishoboreshe, rigere kure. Iri jambo niribi ryawe nk'uko ari ryawe, kuko rishyigikire, ihagararana naryo. Reka ababasha kuryumva ribagirira umumaro. Uri Imana rero kandi ugira neza. Reka ubane nanjye kandi nanjye nshoboreshe. Reka tubane nawe muri byose. Tugiye gusoma ijambo ryawe, reka urishyigikire kandi Mwami Imana uriho imbaraga. Urakoze, ni mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Tugiye kwigana ijambo rero riri mu Befeso ibice 4 ku murongo waho wa 32. Reka dusomane iri jambo. Iri jambo riratubwira ngo mugirirane ineza, mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yabibababariye muri Kristo. Haleluya. Iri jambo ukuntu ritubwira, iri jambo umutwe waryo twawise imbaraga zo kubabarira. Haleluya. Imbaraga zo kubabarira. Nugira imbaraga zo kubabarira, nubabarira, n'Imana irakubabarira. n'Imana yarakubabariye muri Kristo. Niko iri jambo ritubwira. Riratubwira ngo mugirirane neza, mugirirane ineza neza, mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yabibabariye muri Kristo. Nk'uko Imana yatubabariye. Niba wumva Imana yarakubabariye, ukababarirwa ku bwawe, babarira na mwene so. Nutamubabarira nawe Imana irabitakubabarira muri Kristo. Haleluya. Niko iri jambo ritubwira. Iri jambo tugiye gusengeramo, turarisengeramo ariko dufite imbabazi, kuko nitubabarira natwe turababarirwa. Iyo ufite imbabazi ukababarira, ukababarira uwagukomerekeje, ukababarira uwakugiriye nabi, uba ukuye urusika cyangwa se ikintu cy'igihome.
hagati yawe n'Imana, kuko Imana iravuga ngo babarira nk'uko nayo yakubabariye muri Yesu Kristo. Imana yaratubabariye kuko twari abanyabyaha, iratubabarira ko turi abanyabyaha, ariko iravuga ngo nimubababarire, nimugirirane neza, mubabarirane. Haleluya. Reka twongere dusome muri Matayo 6, muri Matayo 6:14 haravuga ngo haravuga gutya ngo kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo, na so wo mu ijuru azabababarira namwe. Ariko nimutababarira abantu, namwe nawe ntazabababarira ibyaha byanyu. Haleluya. Turi kwiga ku mbabazi. Ahari ushobora kumbwira ati ntawe mfitanye nawe ikibazo, ariko reba, isuzume, irunguruke, urebe icyaba kigiye kukubera urusika ko ari uko nta mbabazi ufite. Ari kiri jambo riri kutubwira, iratubwira ngo kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo, na so wo mu ijuru azabababarira namwe. Ariko nimutababarira abantu, na so nawe ntazabababarira ibyaha byanyu. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ijambo, imbaraga zo kubabarira. Haleluya. Imbaraga. Ufite zihe mbaraga ngo ubabarire? Ese ntufite ibikomere byatumye utabasha kubabarira? Ese ntufite ibikomere byatumye utabasha kubabarira bene so ibyaha? Ese niyo bataba bene so, uwakubabaje, uwagukomerekeje, uyu munsi turiga ku kubabarira. Haleluya. Kugira ngo natwe tubashe kubabarirwa. Imana iravuga ngo na so azabababarira, na data azatubabarira, na data aratubabarira kuko natwe twatanze imbabazi. Gutanga imbabazi kwawe si uko utsinzwe, si uko ubonetseho umugayo. Babarira kugira ngo na so akubabarire. Babarira kugira ngo uhabwe imbabazi nk'izo twaboneye muri Kristo, nk'izi Imana yaduhereye muri Kristo. Reka uyu munsi wa none twige ku mbabazi. Wananiwe kubabarira, nananiwe kubabarira, ntitugire imbabazi. Ese twe tuzazigirirwa? Ubabariye ntibiteye isoni, ubabariye ntibimwaza. Ubabariye, ubabarira kugira ngo n'umutima wawe uve nk'intimba. Utababariye ufite intimba ku mutima, imwe ihora ikwereka ko nta mbabazi waha mwene so, nta mbabazi waha uwakugiriye nabi, nta mbabazi. Ariko Yesu we, kuko dukomeje tukanasoma, hari ubwo tubona ko atanga imbabazi, yagiye atanga imbabazi. Baramukubita, baramushinyagurira, bamukorera ibibi byinshi, ariko arangije aravuga ngo data bababarire, kuko ntibari bazi icyo bakora. None natwe turiga kuri izi mbabazi kugira ngo ibuke, irebe, isuzume, usange kubabarira kwawe nta kimwaro biteye, si uko utsinzwe. Kubabarira kwawe ni ukoroha k'umutima. Haleluya. Imbabazi utanga ni ukugira ngo Uwiteka aguhe imbabazi nawe, kugira ngo izo Kristo yaduhaye tuzihabwe, kuko natwe twazihaye abandi. Haleluya. Tuzihabwe kuko twazibonye muri Kristo. Haleluya. Reka uyu munsi duhabwe imbabazi, dutange imbabazi kugira ngo natwe duhabwe imbabazi. Turiga kubabarira, turiga ku mbabazi. Utanze imbabazi si uko usebye, si uko umwaye, si uko utsinzwe, si uko ugawe, si uko unagayitse. Haleluya. Iyi nyigisho y'uyu munsi twigaga ku gutanga imbabazi. Reka wisuzume, reka nisuzume, reka turebe. Yewe uri kure, yewe uri bugufi, reba imbabazi ziri mu mutima wawe, reba niba ujya ubabarira.
haleluya. Nubabarira Yesu arakubabarira, nubabarira Uwiteka araguha imbabazi. Zimwe yaduhaye muri Kristo zirahari, ariko turaziyima kuko natwe ubwacu twananiwe gutanga imbabazi. Ariko utanze imbabazi uba ukuye urukuta imbere yawe, hagati yawe n'Imana. Babarira kugira ngo Imana ibone aho ihera, iguhe imbabazi kandi igusange, ikugirire neza. Haleluya. Imana ibaha umugisha. Iri jambo rya none twize ku gutanga imbabazi kugira ngo natwe tubabarire. Twasanze gutanga imbabazi ntibitera ipfunwe. Gutanga imbabazi ntibidutera kugendana ipfunwe, ahubwo bidutera kugenda twemye, bikadutera kubana n'Imana. Babarira kugira ngo nawe uhabwe imbabazi zo muri Kristo Yesu, niko ijambo ryabitubwiye. Reka dusenge rero, kuko ubabariye nanjye mbabariye, tukaba duhawe imbabazi zo muri Kristo Yesu, tukaba duhawe imbabazi na Data. Kuko tutazitanze natwe ntabwo twazazigirirwa, ariko twazitanze, twarazitanze. Zitange nawe wari usigaye utaratanga imbabazi, reka utange imbabazi. Haleluya. Reka ubabarire. Babarira icyari kikuremereye ku mutima kirekure. Babarira icyari kikugoye kivemo mu izina rya Yesu. Uyu mwanya rero tugiye gusenga Imana itwemereye kutubabarira, kuko natwe twababariye abandi. Itwemereye imbabazi yaduhaye kera zo muri Kristo Yesu, twongeye kuzihabwa kuko natwe twababariye. Haleluya. Kuko iyo ubabariye nawe urababarirwa, kandi kubabarira nta pfunwe bitera. Kubabarira si uko uba utsinzwe. Haleluya. Reka dusenge. Turagushima Mana, watwemereye Data gutanga imbabazi. Izi mbabazi rero duhaye abatugiriye nabi cyangwa se abatubabaje, abadukomerekeje, kugira ngo natwe duhabwe imbabazi zo muri Kristo Yesu. Dutanze imbabazi hirya no hino, dutanze imbabazi mu buryo bumwe ndetse n'ubundi. Data, deka imitima yacu ibohokere gutanga imbabazi, kugira ngo hakurwemo intimba mu izina rya Yesu, hakurwemo igikuta, hakurwemo urusika rutubangamira mu izina ryawe rikomeye. Urakoze rero kukugira neza, urakoze kubwira ijambo, kuko uri Imana irishyigikira. Reka Data uyu mwanya twongere dusenge. Uyu mwanya twawufashe kugira ngo tubane nawe. Dusengere abarushye n'abaremerewe, dusengere abarwayi, dusengere abafite ingorane, dusengere abafite ibibazo bitandukanye mu izina rya Yesu. Reka ugende ubarambikaho ikiganza cyawe, ubakoreho kandi ubagirire neza, uhembure ibyabo mu izina rya Yesu Kristo. Reka uhagarane nabo Data, buri wese ubasha kugutega amatwi akakumva. Reka umukoreho, reka umugirire neza, reka umwagure, reka umwubake, reka umukomeze. Ikiruta byose akomerere mu ijambo ryawe. Urakoze rero kuko ushobora byose. Izina ryawe rihabwe icyubahiro, kuko uri Imana ihoraho. Ku bwawe Yesu Kristo umwami wacu. Amen.